Reka nkomeze kubabwira ngo mukomeze kuba mwagira ibihe byiza. Uyu munsi none rero nta kindi turaza kuba twakwerekeza kuri WhatsApp yacu. WhatsApp yacu se turaza kuba twarebayo ibiki? Hari ibintu byinshi bigenda bitandukanye tugenda dusanga kuri WhatsApp yacu nubwo akenshi abantu bagenda batabivuga cyangwa se ngo bigende bigaragara ahariho hose nk'uko tugenda tubibona. Hari ibintu byinshi bigenda bitandukanye. Uyu munsi rero kuri WhatsApp icyo turaza kurebayo ni igiki? Turaza kukwereka ko kuri WhatsApp yawe hari uburyo status zawe za WhatsApp ushobora gusanga zimeze gutya ziri ku murongo utambitse kandi ushaka ko zigomba kuba ziri ku murongo uhagaze. Urabona ko aha ngaha status zacu urabona ko ziri ku murongo utambitse ariko twebwe turashaka ko status zacu zaba ziri ku murongo uhagaze. Icyo uzakora ni iki rero? Nta kindi uzakora, uzaza ibi bintu byose uba waremeje cyangwa se waragiye uforowinga uza ubikandeho nukanze nkwereka uburyo uzajya uza ubikore. Uzajya uza ukande hano kuri unfollow, urabona ko hano haba warakanze follow ariko uzaza uza ukande hano bita unfollow. Numara gukanda no kuri unfollow ubwo ndaza kwereka uburyo uzajya uhita ubivamo byoroshye. Kanze urabona ko kanze uzaza hano kandi unfollow. Numara gukanda unfollow usi nkusubira inyuma noneho ugaruke ku iyi ngiyi ya kabiri. Hano kanze turebe ko twakanze unfollow. Urabona ko hano twari twayikanze kadukande unfollow. Nitumara kuyikanda ese turebe ningo ise iraza kuba byavaho status zacu zisigaye kuba zasubira uko zari zimeze nka kare. Urabona ko no internet connection, urabona ko connection ziri kugenda zibyanga ariko kanze tugende tugerageza turebe ko hari icyo byagenda bitanga, wenda turebe ko byakunda. Twimuke tujye kuri iyi ngiyi Man City, urabona ko twarayiforowinze ariko tugiye gukora unfollow. Turebe ese biraza kuba bimeze bite. Icyo rero nkusaba, niba ushaka kugira ngo status zawe zijye ziza ku murongo uhagaze, zireke kugenda ku murongo uri parallel, zize kuri horizontal, icyo uzakora ni uko uzajya uza ugakanda ibintu byose uba waraforowinze warangiza ntukabiforowingura cyangwa se ugakanda unfollow. Urabona ko byagiye bigenda bihava. Icyo ugenda ukora ni ukugenda ubi unfollowinga byose kugira ngo ujye ubona status nk'uko nagiye mbikwereka. Ndagenda mbigukorera gake gake kugira ngo nawe niba ushaka kugira ngo bimenye uze kuba wabimenya byoroshye bitanakugoye rwose. Ibi bintu byose uba waragiye uforowinga ugenda ubiforowingura cyangwa se ukora icyo bita unfollow kugira ngo niba wari warabiforowinze bigende bivaho rwose nta kabuza. Aha ngaha uzahita ubona status zawe ukuntu zisubira ku murongo uri horizontal, uve ku murongo uri parallel cyangwa se umurongo utambitse. Nubwo amakonegisiyo ari kugenda adutenguha ariko ntago byoroshye, ariko ndabizi neza ko biri buze gukunda. Abagenda babigerageza ndabizi birakunda, ariko nanjye nk'uko ndi kugenda mbibakorera ndabizi ko biri buze kugenda bikunda rwose. Nubwo amakonegisiyo ari kugenda yanga ariko birakunda neza cyane ndabizi. Nkuko genda mbibakorera urabona ko byagiye mu kipe imwe yagiye hava kangende nyakora kubera ko amakonegisiyo yanjye ntabwo ari kugenda agenda neza fresh nkuko mbishaka, ariko ndagenda nkora ndebe ko nabafasha bikaba byakunda. Urabona ko byagiye bigenda bihava, biri kugenda bihava rwose. Urabona ko twagiye dukora unfollow, uragenda ukora unfollow kugira ngo status zawe zisubire ku murongo uri vertical cyangwa se umurongo uhagaze kugira ngo bive ku murongo utambitse. Aha ngaha rwose nibyo ndi kugenda nkwereka. Uzagenda ibi byose uba waraforowinze ugenda ubiforowingure cyangwa se kuri unfollow kugira ngo ibintu byose bigende bihava, noneho usubirane status zawe ujye uzibona ziri ku murongo uhagaze. Ubwo rero bivuga ko ngenda mbikwereka rwose ariko nawe ugenda ubimenya ndetse ukanabasha kuba wabyikorera ntiriwe nza ngo nkubwire ngo nkufashe. Niyo mpamvu nubona ufite ikibazo uze kujya muri comment unyandikire ndetse ube wasigamo na nimero zawe za WhatsApp kugira ngo nze kuza kumenya neza ikibazo ufite, nanjye mbonereho no kuba nagufasha bitangoye. Ariko usibye ko nanjye ndi buze kugenda nsigamo nimero yanjye muri description
kuri YouTube kugira ngo nawe niba ufite ikibazo ushobore kuba wambaza bitakugoye, noneho nanjye menye ngo nagufasha mu buhe buryo, nagufasha nyuze hehe, mbese nanjye tugende dufashanya nk'ibisanzwe. Urabona ko ibintu byose nagiye mbifowinga, urabona ko nubwo bino bitarakunda ariko nabyo ngiye kubikora nabyo bigende bikunda, noneho nkwereke status zawe ziri ku murongo uhagaze neza cyane, nta kindi bisaba ni ukukurikirana video ukagirangiza, noneho iyo uyirangije nanjye niho mboneraho kumenya ngo ikintu waba wabonye kitagenze neza ni ikihe, kugira ngo tube twabasha kugikosora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urabona ko tugenda duforowingura, urabona ko hasigaye Liverpool yonyine, kano turebe se niba yahava, urabona ko nayo hari ishobora kuba yahavuye. Urabona ko tayari, reba status za kuntu zise ziza zimeze, zigiye ku murongo uhagaze nk'uko nagiye mbibabwira kare. Ibi nibyo nashakaga kugira ngo mbabwire abantu bari bakomeje bambaza iki kibazo muri comment, bagiye banyereka ndetse bagiye bambwira ati dufite WhatsApp yacu ariko WhatsApp yacu ihora status zacu zihora zitambitse, ariko kandi ntitubashe kuba twamenya uburyo twabikora kugira ngo status zacu zikomeze kuba zasubira ku murongo uhagaze. Nk'uko mwabibonye rero naberetse, niba iyi video hari ahantu yagukoze cyangwa se yagushimishije, byibuze sharinga, ndetse nurangiza kuyisharinga ukande subscribe, ndetse kandi ntiwibagirwe gukanda like, ndetse uze gusiga muri comment uvuge ngo iyi video yanshimishije cyangwa se yambabaje. Niba wumva hari ikintu wanankosoraho uribuze kubyandika nabyo uze kubimbwira kugira ngo mbashe kumenya ese ni iki nakosora, kugira ngo mbashe noneho kuba nabaha video zimeze neza kandi zifite karite nziza, ndetse umbwire n'icyo waba wifuza ko nagufasha nagukorera, ndetse cyangwa se umbwire video yindi nagukorera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero ndabashimiye wowe wabashije kuba wakurikirana video yanjye ukageza ku musozo w'iyi video, nkubwira ngo komeza kugira ibihe byiza.